Amashimwe cyane twakire Ama-G The Black, ladies and gentlemen, mwamashimwe cyane. Hanyuma rero Ama-G The Black bimeze bite? Bimeze neza. Ako Ama-G, izina Ama-G riva he? Muri njyewe. Gute? Witwa Hakizimana Amani? Gutya. Ama-G muri Hakizimana ririmo? Ama-G The Black ni Hakizimana Amani mu buryo bwo mwirangamimerere. Ama-G The Black n'uyu nguyu wo mu buhanzi no muri Gens Comedy. None se Ama-G iryo zina waryise ryari? Nimba ubyibuka? Naryise kera cyane, hashize imyaka myinshi. Watangiye umuziki ryari Ama-G? Natangiye umuziki muri 2002. Wari uriho? Nari ndiho, n'ubu nkiriho, ariko kumenyekana byagiye bizanamo. Okay, nta kibazo. Indirimbo ya mbere wanditse yitwaga iki? Ngo turagarutse. Mwari muvuye? Ndabizi se, ahubwo noneho narindi n'umwe ngenyine. Mu byubahiro byacu turagarutse. Nukuvuga indirimbo yitwaga turagarutse. Niyo ya mbere nakoze. Rest in peace kuri Junior Mat System. Niyo wayikoze? Niyo wayinkoreye muri studio yitwa Amnet Record. Iyo yabaga hehe? Ku Giporoso. Utahi Kanombe? Yego. Aho hantu ugeze uhatega cyangwa hari ahakandagiraga? Nagendaga nyine nera kashe. Ababizi barabizi, Tabati simuzizi rata. Ama-G niyo ndirimbo yagufashije kumenyekana, yagushyize kuri spot? Ikariso y'icyuma. Ntago ari uruhinja? Oya, uruhinja rwaje nyuma, ariko ikariso y'icyuma niyo yatumye nshimira Adolphe Bagabo Kamishi, niyo inamenyekaniyeho urebye. Mu ndirimbo zawe tuzi dukunda, muha amashyi cyane Ama-G The Black azi kwandika, n'umwanditsi w'umuhanga. Mu ndirimbo zawe tuzi twebwe, wowe nihe ndirimbo ukunda? Umunwa. Ukunda umunwa? Mfite indirimbo yitwa Umunwa. Yego. Ntabwo urayisohora ariko? Narayisohoye, ntabwo yamenyekanye cyane. Hagakurikiraho iyo bita Twara yaranje. Ayo mashuri mudusaba. Amen. Amashyi cyane kuri DJ. Ayo mashuri mudusaba. Abanza na Yesu. DJ. Nari ukuntu iririmba utarana yaraye. Ama-G, uri mu bantu bafashije Bruce Melody kugira ngo tumumenye. Wamenyanye na Bruce Melody ryari? Jewe mumenya. Wowe umenyana nawe? Ntago ndamumenya. Nta nubwo ndamumenyera. No kuvuga ngo no muvandimwe twarakoranye, twakoze ibintu byose muri rusange, ariko ntago nari namumenye uwari. Bwa mbere uhura nawe hari ryari? Twahuye afite umupira wa Karere mu kajagari ka Kanombe ku ikabutura y'umutuku. Arambwira ngo mvuye kureba ngo umuntu wo muri KGB agiye kumanaginga. Ngiye narabaningaga icyo gihe nanjye. Hariya mu Kajyasi? Mu Kajyasi sha. Niho rero namumenyeye. Ikindi tuba family, tuba nk'umuryango muri rusange. Yeah man. I think now you are proud ariko. Aha nageze urahishimira. Yego. Amashyi cyane kuri Bruce Melody. No kuri Ama-G The Black wamufashije. Nanjye yaramfashije. Ibyo bintu
Okay, yagufashije iki? twarafatanyije Kuri iyi ndirimbo. izi ndirimbo se turi ku ishuri shoferi motari turi ku ishuri ayo mashuri None se hano harimo abajene bafite impano. Abahe bajene? Abangaba Hano hari abajene inyuma nababonye bafite impano zitandukanye. Yego. Ku gihe cyanyu. Igihe cyacu niki ni icyacu. Wimbwira icyo none se ubu twitabye Imana n'iki gihe ni icyacu. Okay, mutangira. Dutangira iki? Umuziki. Yego. Okay, reka kwanza ngwaze ikibazo kimwe. Ubaye ministre w'ubuhanzi ubona wahindura iki? Ntago byakunda. Ntago. Kubera iki bitakunda? Nta cyizere nifite. Ubona ari iki gikwiye guhinduka mu muziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda ni mwiza umaze gutera imbere ku buryo bugaragarira buri muntu, ariko ibintu bigenda bivugwamo ntago ari ibintu bizima pe. Harimo abapfumu, abarozi, baranduze nawe ubwo dore cya kigabo. Ewewe uyu mugabo nkunda kumureba. Uyu nguyu twigeze ninde muntu ufite inkoka aho ngaho inyuma kagarara gwe. Uyu mugabo ndamukunda cyane. Yaje muhereze nguriya. Uyu ni bouncer wawe? Uyu nguyu ni umuhanzi w'umuraperi wa Danje. Uyu ni umuraperi? Mukanya araje adute. Ngwino hano. Abanze baduhereza indirimbo ye, nyura hariya. Ikosa bakoze. Vibes. Yeah. Iyo ni indirimbo ya Kagarara. Mark Vibes. Imyaka irakize indi iratashe ndabona pasike finyucirishe nyagasano bijyana imbaraga zo gukora nizo mwuka bwarimwe urundi rwanda gisota nanapara ry'amagambo twana n'iyibikorwa tinya idubu inarena byago n'intare nyoborwa n'intare ziyobowe n'intare Ronama mwanda hatana n'ubuzima sinavumwe nayo nabyirutse nibomja impamutima zanjye zinkundisha abafana utari umufana nkamwifuriza amahoro mishoni dufite gahunda twese no gupfa nimugi inama narwo rukora ku munota ndashima Imana yigenera ikaburo omegadira bacu baremere ndavuga ibindi mona na mutima mubingira kizana ubukome nibyo biri mu manika Ubwani bw'akazi imihunda igiye kuzinibwa umukire n'umukene gahunda no gupfa imwicura buri ntiri itagira urumuri itazimo gahunda no kumitana inkota nyinde hatana isi y'umwijima imbaraga n'amavuta acahatifata ibeterehemo niho Yesu yavugiye kiriyeri n'ububaji yose yakoraga bidatinze y'ingoma izirajya ijyobora amahangara mwubahana Herode arabimenya ndagira ngo ngurabure w'ubunyamagana icyo wanga mukabana mu nzu n'imbeba niba yakwiziritse ho masumu nikora mukanya aragaruka nta kibazo reka tusoze ibibazo bya Ama-G The Black. Arabikora. Amashyi cyane ku muhanzi. Ama-G. Yego. Turashaka kutugira inama. Yego. Ubona abajene ari ayahe makosa turi gukora atuma tudatera imbere? Abajene turikunda, dukunda ibyiza, dukunda kubaho neza, kandi koko ni byiza. Ni byiza, ariko ntabwo tuba twashatse kubibaho tunyuze mu byiza nyine. Turi guca mu nzira mbi. Iki? Turi guca mu nzira mbi. Oya, buri wese afite uburenganzira bwe, ariko hari inzira y'iburyo hari n'iy'ibumoso. Amen. Ama-G nabaye baraperi batanu wemera mu Rwanda. Umuraperi wa mbere nemera mu Rwanda yitwa Bulldog.
Kemosabeli cousin wa Makaveli King Kong. Yeah man. wa kabiri Diplomat Fasasi. Undi wankomaga Rurema yaramucyuye. Ubwo rero abandi bakomeze bahangane kugira ngo nanjye banyimeze. bakomeze bahangane. Bakomeze bakine nzasifura. Amen. Mu ndirimbo zawe ni iyihe ndirimbo ujya wibuka ukamenya ko yakugoye kurusha izindi mu kuyandika? Ago nge nandika indirimbo. Reka reka. Wapi? Uzigurira he? Uzigurira he? Buse mbwira ngo ririmbira ngo ndabona abantu bafite imitwe imeze nk'ibihaza. Wenda urugero nyine ikintu ndi kubona imbere nicyose urumva umuntu uri kumbwira pfunsi ibyo ngibyo ni ibintu twajemo kweli. Wowe ujya muri studio bikaziraho. Yego bita Amaji ni umuhanga mu muhamashyi kabisa. Nge numva gumara nk'ukwezi wandika. Muri Nyabarongo wagiye muri studio uraba Nyabarongo. Wari wahanyuze ariko. Ka Nyabarongo ni indirimbo naririmbye ngo kubwa kukwambuka nza byambijije icyuya no kukwambuka mvi Kigali nabyo bizambiza icyuya. Nkimara kubona rero abo bantu babakanda nzugi bandoze nahise mbiri icyuya. Ubu warayambutse. Ni bya bindi bavuga ngo umuntu arihanurira. Ubu warambutse. Ariko ndi gukorera i Kigali ubu ngubu muri Gens Comedy. Mu mamashi bana ariko. Yeme. Niye nama wagira abajene barimo hano bashaka gukora ubukwe batararongora? Nibazarongore batabiteganyije. Kuko kurongora bisaba ko ubishyira mu mishinga nkuko wakubaka inzu. Ariko nose abajene turi kubona amafaranga. Reka turebe nk'abamama bari hano bari hehe. Ubu ngubu nkubajije UPI z'inzu yanyu mutuyemo niza nimero y'irangamuntu y'umugabo wawe. Icyo uzi ni iki? UPI niyo mpamvu nkunda uriya mugabo rero. Wenda akavuga nimero ebyiri z'inyuma zirangamuntu. Wenda ziherwa na 32 ariko UPI yabayifite ku mutwe yose. Ariko abagabo ko muri humura ni mutaha barababarira. None se abajene uvuze ngo ni nko kubaka inzu abantu babona amafaranga bakahita bigurira nk'amamodoka se ntibubake wabagira ihe nama? Imodoka ni ikintu cyitwa ni consommation y'ubuzima bwa buri munsi. Uzakenera ikinamba, uzakenera essence, uzabona conservation, uzatwara bagufunge wanyweye B1 gin urugero. Nyine uzabaho mu buzima bwo kuba ukorera urugo ukorera n'imodoka. Uzakenera ikinamba sibyo? Kandi noneho mu mafaranga ufite sibyo? Amafaranga ufite miliyoni 6 tuvuga urugero ubonye akazi sibyo? Ubonye akazi umushahara wa mbere uguzemo imodoka yo kujya kureba kwa Mercy. Nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo. Cereka uguze Hilux cyangwa Daihatsu. Cyangwa ukigurira inkoko. Zana indi nkoko. Zana indi nkoko. Iyo se nindi uyibugure none hano urayihande. Katurebe uriya mugabo. Ntago waba ufite waba umeze kuriya. Ngo atari kandi abahuje barogana. Urumva? Zana indi iki? Amaji turi kugana ku musozo se nuwehe butumwa watugenera? Nta butumwa nabagenera. Namwe muzabwigenere. None se urafata umugabo nk'uri ujye kumugenera ubutumwa akubyaye.
urabona ko adatekereza. umva uyu munsi tugiye kugura bya bikoresho byose bya electronique bizatuma urugo rwacu ruba rwiza kurushaho. Uvugisha ukuri. kandi byose turabigura no muri Samsung 250. Karibu mwiza buzinege. Iyi niyo dukeneye pe. Ngiye rwose nzajya nyireberaho bwa bwiza bwawe mbubone bwose uko busa, ukuntu ari nini, ukuntu ikomeye, abana bacu bazajya bayirebera amateka y'ubuzima bwacu rwose. Umfungire iyi ngiyi. Ayayayayayayay, mega frigo nziza we. Ni nini, ni nziza. Uzi ko iyi ngiyi yo nkiguko bari kukumva. Iyi microwave rwose yatuma urukundo rwacu rudakonja pe. Rukuzadushyiramo tugashyushya, rugahora rushyushya imyaka yose. Byose pakira sha. Nyarutsa uhabibonye? Samsung 250 rwose ni wabo wabakundana. Samsung 250 ni Shuadel. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. We're